Rero nshuti bakunzi mudukurikiranye kuri Comeka TV, rero nk'ibisanzwe uyu munsi murabona ko nabazaniye umutumirwa muri studio za Comeka TV, nkuko mugabwe mubizi igihe runaka ducangamo tukabazanira umutumirwa, ariko rimwe na rimwe mukunda kubona ibintu bitandukanye hano, harimo ibintu bijyanye na entertainment, ibyegeranyo bitandukanye utasanga ahandi, ndetse n'ibintu bitandukanye bijyanye na music. Abakunzi ba music mwese ndabashimiye cyane. Kubw'uyu munsi rero natekereje kubazanira umutumirwa, muri kumubona muri studio. Mu kanya gato araje abibwire uko bimeze, mu kanya tugiye kumuha umwanya rwose abibwire. Rero umutumirwa dufite kuri uyu munsi ni umutumirwa uvuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se uwo twavuga ngo ni umwogezabutumwa w'ijambo ry'Imana. Twaguhaye ikaze muri studio za Comeka TV. Murakoze cyane kuduha ikaze. Ese muri rusange nibwo wakandagira muri Comeka TV cyangwa muri izi studio? Muri Comeka TV rwose nubwo nagera ahangaha niyo mpamvu binejeje cyane, ariko ndabakurikirana umunsi ku munsi. Twaguhaye ikaze rwose. Murakoze cyane. Gahunda rero rwose abantu bafite amatsiko cyane, bumvishe mvuga ngo mfite umutumirwa cyane cyane ukora mu bijyanye n'iyogezabutumwa by'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri koko nibyo? Nibyo koko, niko kuri. Yego rwose. Rero reka dutangirane tumanza twavuga tuti waza ubibwira. Murakoze cyane, kwivuga nta kibazo bidutera. Mbere na mbere Yesu ashimwe. Ashimwe cyane, ahimbazwe rwose. Amazina ni Byiringiro Lamek. Ndi umunyeshuri muri kaminuza hano i Butare. Yego. Lamek ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda. Amen. Amashimwe kubera Imana. Haleluya. Okay, si ubundi mu busanzwe Lamek bumvishe ko ari umunyeshuri. Ubundi Lamek ni muntu ki mu buryo wasobanurira abantu baduteze, ku buryo abantu baduteze amatwi bakumva neza Lamek uwo ari we? Lamek nkuko mwabivuze ni umuvugabutumwa bwiza, ndabikunda cyane. Lamek ni umunyeshuri muri kaminuza hano i Butare, biga amateka n'umurage. Ni by'agaciro, ni byo kwishimirwa cyane rwose. Ndakeka byo bihagije, ndacyari umusore. Uracyari umusore. Unyumvira rwose ngaracyari umusore. Muri make uri ingaragu. Ndi umusore utazabiheramo. Muri ya mvugo y'ubu ngo nacyari singwa. Okay, rero Lamek hano ngaha tuhafite ibibazo byinshi turaza gukomozaho kugira ngo abadukurikiranye baze gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Lamek, ndagira ngo duhere ku kibazo cya mbere kijyanye n'uko ukora ibintu bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se ibintu bijyanye n'iyogezabutumwa mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Lamek, mu busanzwe ibi bintu wabyisanzemo gute? Wabitangiye ryari? Ese mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu watangiye uri umwana cyangwa bije muri iyi minsi? Aya rwose ikibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane. Haleluya, ndafashijwe. Ni ikibazo abantu bakubaza ugahita ufashwa. Ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza ahantu henshi ndi, ngo se uzabigumamo bitangiye ryari? Ariko rwose ibintu by'ivugabutumwa ni ibintu natangiye 2018 ku rwego nyine rushimishije, ariko mbere yabyo nabitangiye ndi umwana, church services, ariko ntabyo ndimo, ariko kugenda nkura bisobanukirwa neza 2018, ariko ndushaho kwegerana n'Imana cyane, mbwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo 2022, kandi n'uyu munsi ndacyabikomeje. Okay, ni byiza cyane. Buriya ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, naye ndarikunda kandi cyane. Uyu munsi nizere ko rero murafashwa rwose, mwese mudukurikiranye muri studio za Comeka TV, mugabwe mubona byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi rwose nagashya aho nakiriye njye ku bwanjye numvisha ari nka paseri tu. Haleluya. Kuko kwakira umuntu nk'uyu muri studio mba nabishimye kandi cyane. Uyu munsi rero muraza kwishima bitandukanye nuko mwishima gatu cyane. Gahunda rero Lamek rwose ndagira ngo tugere ku kibazo cya kabiri. Ndagira ngo nkubaze ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse tutite ngo ni mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo no mu isi muri rusange. Ese nkawe nk'umuvugabutumwa, iyo uramutse urebye iyi si ukitegereza, ubona abantu bayibayemo ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana barabikunda ku rwego rushimishije, cyangwa abenshi ahubwo baratubesha barabikweba? Uko mbibona mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu isi yose muri rusange, ariko ndahera mu gihugu cy'u Rwanda ko ari cyo gihugu cya mbere nkunda cyane rwose. Nicyo gihugu nkunda kurusha ibindi. Uko bigaragara abantu bakunda gusenga
kubigaragarira amaso, abantu bagakunda gusenga, bagakunda guterana, ariko nyamara gusenga bitari muri bo. Hari birakugoye kubyumva, ariko dufite ikibazo cy'abantu bakunda gusenga, ugasanga muri church haruzuye, muri ADPR haruzuye, muri Catholique haruzuye, muri evangelization haruzuye, mu ivugabutumwa haruzuye, amasosiyasiyo yose muri rusange ugasanga haruzuye, aho wareba pourcentage ibyaha biriho ugasanga rwose bidakwiriye. Kuba wasanga abantu 500 basenga, ugasanga ibyaha birakiyongera cyane mu kazi, ni ikibazo gikomeye kigaragara yuko ayo masengesho atabarimo. Aribyo Yesu nawe yabonaga, yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, twifashishije byanditswe byera, Matayo 6 ku murongo wa 5. Yesu arababwira ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingorano zabo, Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Amen, amen. Hari abantu dufite bameze batyo, bakunda gusenga ariko bagiye guterana gusa, nyamara mu mutima bitabarimo. Kandi gusenga ari kuganira n'Imana, ijambo ry'Imana bakarisoma, bari babwira rigahita risohokera mu mutwe kumwe. Ariryo jambo ry'Imana ryavuze ngo bameze nk'abantu bumva ijambo ry'Imana, ngo abantu bumva ijambo ry'Imana nakora iryo jambo bameze nk'abantu bireba mu ndorerwamo, muri mutinga bakibagirwa uko bari bameze. Bene abo bantu turabafite rero, baterana gusa kugira ngo abantu babarebe. Kandi abantu bameze batyo rero, ndakubwira ukuri yuko niba nawe umeze ngutyo, ariko ndabizi neza sikumeze. Abameze batyo nta ngorane bafite, izabo bamaze kuzihabwa aka kanya, nta ngorane bafite mu gihugu cyo mu ijuru. Ko numva byarakomeye cyane. Burya ngewe iyo nitegereje mbona abantu ngo ku cyumweru ngo bagiye gusenga, nkagira ngo bose mbese bagiye kumva neza ijambo ry'Imana, kandi no mu mitima yabo wenda harasukuye. Hari n'abagiye kugira ngo bambaye imyenda mishya kugira ngo babarebe, bakajyayo bambaye imyenda mishya kugira ngo babarebe, bakajyayo bafite amaherena meza kugira ngo babarebe, bakajyayo bene abo ngabo ngo hari n'abajya bajyayo nyuma ngo bakajya gushima Imana, ngo bakagenda ku murongo wa nyuma kugira ngo babarebe. Isi byaragoranye rwose, iyi si ni insazi, wa mungane w'imvugo z'ubu ngo ni insazi. Byaragoranye aho umuntu yifata akavuga ati njye ngiye gusenga kubw'uko naguze agakweto gashya, cyangwa se kubw'uko ntambaye agapira keza nk'aka nambaye, akavuga ati ariko se witonze ngeje ngomba kujya kwigaragaza neza mu rusengero. Nibyo birashoboka cyane, birashoboka rwose, biracyagoranye cyane. Njye nkunda gukoresha ijambo ngo biracyagoranye. Byaragoranye. Byaragoranye. Murumva ko rero hari abantu benshi bakomeje kutujijisha ngo bari gusenga, naho ahubwo hari ikindi kintu bagikomeje gushyigikira kitajyanye no gusenga, harimo nk'umuco mubi, aho wasanga bamwe bakora ibyo ahubwo ukisanga ubwibone n'ibintu byose ni kizira mu maso y'Uwiteka. Ibyo ntago Imana rwose ibyakira neza. Rameki rwose rero nge nakomeje gutungurwa kandi nishimye cyane ko ndi kumva nakubaza buri kimwe cyose kugira ngo usobanurire byinshi bitandukanye abantu badukurikiye, dore ko burya twe hano muri studio za Chomeka TV hari abakunzi tuba dufite batandukanye badukurikiranye. N'ubu urababona muri comment bari kwandika, ubone ukuntu bimeze, ubone ukuntu bakwakiriye. Nawe udukurikiranye rero, iki ni cyo gihe cyo kuvuga muri comment, uvuga ukuntu wabonye umutumirwa w'uyu munsi, dukomeza no kumubaza n'ibindi bibazo bitandukanye. Rameki, nge ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo gikurikira iki twari dusoje. Ndagira ngo nkubaze ikibazo kigira giti: mbese wowe muri make ushobora gusobanurira abanyarwanda uburyo wisanze muri uyu mujyo wo kuvuga neza cyangwa se wo kwamamaza ijambo ry'Imana? Wabyisanzemo gute? Ese ukimara kubyisangamo waba warabyakiriye gute? Murakoze. Ni ikibazo ngunda kumva abantu bakunda kumbaza. Ijambo ry'Imana ni ijambo rifite imbaraga ubwaryo, ribasha kuba ryahindura umuntu. Haleluya. Ndimo ndafashwa, ariko biremewe mu bwami bw'Imana, biremewe cyane rwose. Ijambo ry'Imana naryisanzemo ari umuhamagaro, ari Imana ibinzanyemo, ariko muri make navukiye mu muryango n'urusenga. Navukiye mu muryango usenga, abavuga butumwa. Urumva bamwe baza abantu biri mu maraso y'umuryango, ariko navukiye mu muryango usenga, ariko n'Imana ubwayo iranyiyereka, iransura. Bifite inkomoko koko ndamitambyuma, bifite inkomoko mu byumve rwose. Bivuze ko abasenga bose bafite inkomoko. Hari n'igihe Uwiteka ubwawe kwihishurira, nanjye Uwiteka yarambonekeye aranyihishurira, anyereka imbabazi,
ari ikivuga ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye ngangiriye imbabazi. Yego rwose. Ni ukuri nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye aranyereka angiriye imbabazi amindura umwana w'Imana. Kuko abamwemeye bose bakizera izina rye twahindutse abana b'Imana. Okay. Rero Lamek rwose ndumva ari byiza cyane kandi rwose njye nagushimiye cyane. Natwe nuko. Ngiye iki kiganiro nicyo cya mbere nkoze mu buzima bwanjye nkumva ndishimye. Kwakira umutumirwa nk'uyu muri studio rwose. Ni iby'agaciro gakomeye kandi cyane. Lamek rero ikibazo cya nyuma kuko n'amasaha urabona aba atujyana kandi baravuga ngo igihe ni amafaranga rwose. Mu buryo bwo kubahiriza igihe ndagira ngo nkubaze rwose ikibazo cya nyuma dusoza tugana ku musozo. Lamek njyewe iyo nitegereje muri uru Rwanda ndetse no hanze haba hanze y'u Rwanda imahanga ndavuga mu bihugu bitandukanye, iyo witegereje ubona abantu twita cyangwa se abantu bazwiho ko ari abapaseri cyane cyane aba bakunda kwamamaza ijambo ry'Imana. Iyo urebye neza usanga nta mupaseri kuri ubu wasanga adafite imbuga nkoranyambaga akoresha kugira ngo yamamaze ijambo ry'Imana kandi ibintu bikagenda neza, abantu bakabasha kumukurikira. Ese wowe nk'umuntu wamamaza ijambo ry'Imana uteganya gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa nawe waba warabitangiye? Sobanurira abanyarwanda neza badukurikiye babasha kumva niba ufite ahantu bagusanga. Ndashimira Comeka TV cyane ku kibazo bambajije. Ni ikibazo cyiza, aho ni igitekerezo muri rusange cyane rwose. Ni igitekerezo cyiza kandi cyubaka. Birakwiye ko tuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwose kandi abantu bakadushyigikira rwose, n'abantu badukunda bakadushyigikira. Nk'uko mukwiye gukora subscribe kuri Comeka TV, mukaba followinga, mukarushaho kwagura uko nibiba bikenewe. Muri make nanjye mfite YouTube channel yitwa Lamek Gospel. Ndakeka Lamek Gospel, ariko sinatangira kwa uploading ibintu, ariko bitarenze muri minsi ndabasezeranya yuko izaba byageze hanze. Mutangire mutkere ku rukundo, mukora subscribe kugira ngo natwe turusheho gukora cyane. Uko nabivuze n'indi makuru y'ubuzima busanzwe muri priorite nagiye mbibabwira kenshi, nagiye mbibabwira ko tuganira bamwe muri mwebwe, nababwira ngo mu buzima busanzwe nkunda kwandika, mu byo nkunda kwandikaho, mwumve ibyo nkunda no kureba ibyegeranyo bya Comeka TV. Iyo niherereye ndayireba, ndagushimiye cyane rwose, followinga, ngatanga comment, nkumva ahantu isigeze, nkumva Comeka TV cyane, nkayikurikirana cyane. Uri umufana wacu nawe tundi. Ko nkunda ibyegeranyo cyane, mukomerezaho rwose, nkunda ibyegeranyo cyane. Imana ishimwe cyane. Nagere rero kuri iyo YouTube channel muzaba musanga ijambo ry'Imana rivuga butumwa kugira ngo murusheho kwaguka, tunagura ubwami bw'Imana. Ko biradukwiriye ko tuvuga ubutumwa bwiza no hanze. Okay, birumvikana. Lamek rero ndagira ngo nkuhereze, navuga ko ari amasegonda make kuko igihe cyatujyanye, nkuhereze amasegonda make dusoza, nkubwire ngo gira ubutumwa ugenera abantu badukurikiranye, haba abakomeje gukurikirana Comeka TV, haba abanyarwanda muri rusange, haba n'abari mahanga badukurikiranye. Ndashimira cyane Comeka TV n'abayikurikira, ndabakunda cyane. Yego rwose. Ndabashimiye ko mwadutekerejeho ku mwanya mwiza nk'uyu mwaduhaye, n'ibyishimo. Ndashimira abanyarwanda muri rusange, ndabakunda cyane. Nkunda abanyarwanda n'u Rwanda. Nabo baragukunda. Ndabizi cyane. Nkunda abanyarwanda n'u Rwanda ndetse n'abadukurikiye bari hanze, nabo ndabakunda cyane. Ko ijambo ry'Imana rivuga ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndabakunda cyane muri rusange. Cyo nababwira mu minota mike, mu masegonda make muduhaye, nuko gukizwa bikomeje. Gukiza birakomeje kandi no gusenga by'ukuri birakomeje, kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Mu Efeso 6:8 ngo musengesha umwuka iteka byose mu buryo bwose bwo gusenga. Duhore dusenga twagura ubwami bw'Imana. Murakoze banyarwanda beza, ndabakunda. Ndumva nezerewe cyane. Ngiye rwose ndumva nagiye mu mwuka, ndumva ngiye rwose ijambo ry'Imana uyu munsi ryamfashije. Rero mu by'ukuri murabona ko n'igihe cyagiye, reka dusoreza ikiganiro, wenda umutumirwa twazamugarura muri studio kugira ngo akomerezeho rwose. Ndahari rwose. Lamek rwose nagushimiye cyane kwitabira ubutumiro bwacu. Mwakoze kudutekerezaho. Kandi n'ubutaha hano ngaha ni iwanyu rwose, hano ni iwabo w'abantu. Amen. Twagushimiye cyane kubwitabire. Imana iduhane umugisha.
Ya rero namwe mwari mudukurikiye kuri Comeka TV, ndagira ngo nkubwire ko ibi ngibi ni bya bindi ugabwa uzi rwose, ni ibisanzwe, aho ubona byinshi bitandukanye kuri Comeka TV, haba ibyegeranyo bikubiye, nakubwira ngo birakubiye kuko n'ahantu wazabisanga kuri channel zose, birakubiye cyane. Uze ugeraho utere comment uvuge uko wabyumvishe, haba ibintu bijyanye na music, murabizi ndi byose ku mubumbe rwose, ni BYT umunyakuri muri byose rwose. Gahunda rero nanjye nabashimiye cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.